ni amateka yisubiramo, ni amateka akomeye cyane, ni amateka akomeye ariko kuko mu karere k'ibiyaga bigari mu burasirazuba bwa Afurika, muri Afurika by'umwihariko birumvikana mu burasirazuba bwa Afurika kuko ni inshuro ya kabiri ibi bihembo bya Trace Award bimwe mu bikomeye muri Afurika bigiye kongera kubera mu burasirazuba bwa Afurika. Mu mwaka wa 2023 u Rwanda rwakiriye ibi birori, ni ibirori byitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye. Icyo gihe Rema na Davido bari mu bahawe ibihembo byinshi kandi noneho by'umwihariko bikomeye, banagira gute banabasha no kuba bitabira ibi birori. Ni ibirori icyo gihe byataramyemo abantu bagiye batandukanye, barimo The Ben, barimo Diamond Platnumz, barimo Juma Jux, Bazuchu n'abantu benshi bari bitabiriye ibi birori kandi babashije no kuba babisusurutsa. Nyuma rero yuko bibereye mu Rwanda kuri ubu ngubu ibirori byashyushye kandi ibirori bimeze neza, ni ibirori nyine umuntu yavuga ko byagatangaza bikomeye cyane. Ni ibirori byatangiye ku itariki ya 24 bikomeza ku itariki ya 25, ariko n'uyu munsi noneho itariki ya 26 bikaba biza kuza kuba noneho ari agatangaza kurushaho, aho abaririmbyi batandukanye bamaze kuba bagira gute kuba bagera hariya muri Tanzania. Ibitunguranye rero binarenze ibyo ngibyo nuko abanyarwanda umuntu atitegaga ko bazaba ari benshi muri kiriya gihugu, ariko kuri ubu ngubu bakaba bamaze kugira gute, bakaba abatandukanye bamaze kugira gute kugera muri kiriya gihugu, aho bagiye kugira gute kwizihiza ibi birori. Ni ibirori nyine bimeze neza kandi ibirori byagatangaza. So rero tugaruka kuri ibi birori, umuntu yavuga ko bamwe mu banyarwanda bamaze kugera hariya kandi bagiye bagaragara bari kumwe n'ibyamamare bitandukanye, bari kumwe n'aba King Promise, bari kumwe n'aba Harmonize, bari kumwe n'abandi bagiye batandukanye barimo Bayemi Alade, harimo nk'umuhanzi ubihuza kandi no gutunganya umuziki abimazemo igihe kinini. Niko umuntu yavuga ko imyaka igera muri 5 burya bari imyaka itari mikeya. Ni imyaka rero myiza, ni imyaka Element amaze mu gutunganya ibirebana n'umuziki, ariko noneho hagiye no kumara n'imyaka igera muri 3 atangiye noneho gukora n'umuziki mu buryo bw'umwuga. Uyu musore rero umaze gushyira hanze indirimbo umuntu yavuga ko zirimo nk'indirimbo nka Feu de Toi, umuntu yavuga ko harimo nk'indirimbo nka Kashe, harimo indirimbo nka Milele. Uyu musore yamaze nawe kuba agera hariya muri Tanzania, aho yakiriwe n'abantu bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko ntagaragara ari kumwe n'ibyamamare barimo ba BNM n'abandi bagiye batandukanye. Ayo yaherekejwe kandi n'umwe mu basore nabo bagize iriya team ya 155 AM, nawe wagaragaye ari kumwe n'abariya byamamare bitandukanye abuzi bose bo muri Afrika batandukanye. Uwo ni King Promise, nawe ni King Pazo waherekeje Element. So rero nyuma ya Element wamaze kugera hariya muri Zanzibar muri Tanzania, hari noneho n'abandi banyarwanda nabo bakomeje kugenda bagaragara muri biriya bice, by'umwihariko harimo Bruce Melody. Tuza no kugarukaho ese ubundi byagenze bite ko atarateganyijwe muri gahunda. Umuntu yakekaga ko wenda ashobora kuzagaragara muri ibi birori ni Israel Mbonyi, kuko niwe uri no mu bahataniye ibi bihembo, aho ahataniye igihembo cya umuhanzi mwiza w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko nta wundi munyarwanda abantu bari biteze. Ese byagenze bite kugira ngo noneho Bruce Melody ashyirwe ku rutonde rwa baririmba hariya anahabwe n'amafaranga atari makeya kugira ngo abashe kuba yagera hariya? Ni ibintu byagizwemo uruhare, umuntu yavuga ku ruhande rumwe ni ukuboko kwa Harmonize ndetse na Tanzania, bavuze bati uyu muhanzi agomba kuba aza kuririmba hano kandi akanishyurwa neza amafaranga. So ibyo rero nibyo tuza kugaruka, ariko mbere yuko tubigeraho umuntu yavuga ko ibi birori mbere yuko bitangira hari gahunda yuko agomba kugenda haba ibiganiro guhera ku itariki 24. Ni umuntu yakwita nk'inama igaruka wese ni gute ibintu bikwiriye kuba bigenda kugira ngo koko umuziki nyafrika ukomeze gutera imbere. Kimwe mu byaganiriweho harimo ni gute umuntu ashobora kubona noneho yabasha kuba convincinga cyangwa se
abwira abashoramari ati nimushore uyu muziki wa Afrika birashoboka ko mwazagira gute mwazunguka. Ni gute noneho ikirebana n'intambara y'imico igiye itandukanye kitagira gute mu by'ukuri kitabogamira umuco wa Afrika mu birebana noneho n'umuziki. Ni gute noneho ikindi kintu cyaganiriweho harimo ni gute noneho how can African artists generate real revenue from streaming. Ni gute noneho abanyafrika bashobora kuba noneho babasha kubona amafaranga afatika kandi nyayo binyuze mu kucuruza umuziki wabo mu buryo bw'amajwi cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga. Noneho ni gute inzozi zishobora kuba zabimamo ku bari n'abategarugori babarizwa muri uru ruganda rw'umuziki muri Afrika. Noneho ni gute the power of African music ishobora kuba gute imbaraga z'umuziki zishobora kuba zateza imbere ibirebana n'ubukerarugendo ndetse niki n'ubukungu muri rusange. Rero mu byo umuntu yavuga ko kandi hitezwe nyuma y'iyo performance turimo tuvugaho tuza kugarukaho mu mpera z'iki kiganiro ya Bruce Melody, hitezwe nanone hitezwe performance ikomeye cyane ya Diamond Platnumz, hari performance ya Yemi Alade. Abo bose bamaze kandi no kuba bagera hariya, hari Zucuza go performinga, hari mu by'ukuri Fally Ipupa nawe wamaze kugera hariya, hari umuhanzi nka Rema, hari umuhanzi nka Likiba, hari abahanzi benshi bitezwe kuza kugira gute kuba basusurutsa abantu hariya, kandi ni nako uburyohe bw'ibi birori ukomeza kugenda koko burushaho kugenda bwiyongera. Undi munyarwandakazi wamaze kuba agaragara hariya ni Alia Cole, aho yagaragaye rwose yishimye ameze neza ari kumwe na Dibanji, babasuzanya na Dibanji kandi noneho by'umwihariko yarari no kumwe yanagiranye ibiganiro cyangwa se yabashije kuba abonana n'umuyobozi w'ibi bihembo yitwa n'umuyobozi w'ibi bihembo Olivier Lons, aho Laushe, uyu mugabo Olivier Laushe akaba yagaragaye noneho arimo aganira na Alia Cole, bagirana ibiganiro bigiye bitandukanye muri rusange. N'abantu rero banamenyanye birumvikana mu bihe bya Trace Award yabereye mu Rwanda, aho uyu Alia Cole ari mu bagize gute mu babashije kuba batanga igihembo muri ibi birori byabereye mu Rwanda mu mwaka wa 2023. So rero bamwe mu bahataniye n'ubundi bihembo byinshi bitandukanye harimo birumvikana harimo Rema, harimo Burna Boy n'abandi bagiye batandukanye bahatanye mu byiciro bigiye bitandukanye bigera kuri 26. Umwe rero mu banyarwanda baza kusa gutaramira muri ibi birori ni umuhanzi umaze kuba wavuze uti nyuma y'ingagi. Umunsi umwe yageze kumvikana avuga ko nyuma y'ingagi yifuza ko rwose byange bikunde nawe ubwe yazagira gute yazaba umwe mu bantu rwose abantu baza mu Rwanda baje kugira gute kuba basura. Uyu mugabo rero nk'uko bigaragara agomba kuza kuririmba ndetse yamaze no kwishyurwa amafaranga ameze neza cyane. Umwe mu bantu ba hafi biwe yatangaje yuko rwose nta gitekerezo n'iki na kimwe cyari gihari yuko Bruce Melody ashobora kujya kuririmba mu ibi birori by'agatangaza bya Trace Award muri uyu mwaka, ariko mu by'ukuri bitewe na the government of Tanzania yahamagaye ikipe ngari ifasha uyu muhanzi, cyangwa se guverinoma ya Tanzania yahamagaye ikipe ngari ifasha uyu muhanzi igira gute imuha deal nziza, itibasha kuduha deal nziza bitewe nuko ahantu biri kubera ni naho Bruce Melody afatanyije na Harmonize babashije kuba baririmba indirimbo ijyanye na kariya gace. Ni indirimbo rero baririmbye bagaruka kuri Zanzibar. Rero Zanzibar niyo yakiriye ibi birori, kubw'iyo mpamvu rero guverinoma ya Tanzania yahamagaye Bruce Melody iravuga iti rero tugomba kuza kukwishyura amafaranga ameze neza, na amafaranga agera mu 20 by'idolari ugendeye kuho isoko ry'imari n'ivunjisha rigeze uyu munsi. Bavuga ko ari miliyoni zigera muri 28 z'amanyarwanda, na amafaranga atari makeya. Rero baramubwira bati uzaze noneho udufashe kuba waririmba hariya. Mu by'ukuri iyi ndirimbo rero ya Bruce Melody yayikoranye na Harmonize nkuko twari tubivuze, ikaba yarasotse ku itariki ya 14. Nimwe mu ndirimbo zishimiwe kandi yerekana uburyo iki kirwa cyangwa se aha hantu hafi y'amazi hagize gute ari heza hameze neza. Melody rero ni umwe mu banyarwanda kandi nanone babashije kuba begukana kimwe mu bihembo bya Trace Award muri 2023, aho yegukanye igihembo kiri mu gace kari kihariye ku Rwanda ku bahanzi
bahanzi b'u Rwanda, Best Rwandan Artist. Uyu mugabo rero umaze kwegukana ibihembo bigiye bitandukanye za The Choice, yagiye gukana ibihembo za Isango na muzika, yagiye yegukana ibihembo za Kisama Award, yegukanye ibihembo. Uyu muhanzi akaza gusa kuririmbira rwose imbere y'ibihumbi by'abantu barabaza kuba bitabira itangwa ry'ibihembo by'ibi bya Choice Award. Mu by'ukuri aho mu mwaka wa 2023 itangwa ry'ibi bihembo ryabashije kuba rikurura amarangamutima cyangwa se rikurikirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga n'abantu amamiliyoni, aho kubura uwo munsi gusa byabashe kuba bikurura abagera kuri miliyoni zigera muri 500 globally hirya no hino ku isi bakurikira ibi birori koko byari birimo bibera mu Rwanda. Byumvikana ko kuri inshuro n'ubundi nabwo biraza gusa kwiyongera kurushaho, cyane ko hari nama element y'abantu bamwe na bamwe baza kuza kuba bagira gute, baza kuza kuba bagaragara muri biriya birori batari barigeze bagaragara mu mwaka wagize gute, umwaka washize, aho abangaba umuntu ashaka kuvugamo nka Fally Ipupa, n'umwe mu bahanzi bameze neza bamaze igihe kirekire kandi mu muziki wa Afrika, aho yagiye ahabwa ibihembo bigiye bitandukanye rikagaca n'uduhigo tugiye dutandukanye, yaba no ku mugabane w'Uburayi, aho akora ibitaramo amastade akuzura amamiliyoni ibihumbi by'abantu baje kugira gute kureba ibyo aba yagize gute yabateguriye. Rero ni ibirori byitezweho kuza kugira gute, byitezweho kuza gutanga ibyishimo bitandukanye, binagaragara ko byumvikana ko kandi mu by'ukuri hari n'abandi bantu bashobora kugenda bagaragara b'Abanyarwanda. Birumvikana nk'umunyarwanda witwa Tuma Basa, biragoye ko yabura hariya hantu, biragoye ko Coach Gael yabura muri ibi birori. Mbese biranashoboka ko wenda The Ben nubwo muri iyi minsi nawe amaze igihe kirekire agize gute, nawe ashobora kuba yaboneka muri ibi birori. N'abantu benshi rero b'Abanyarwanda bashobora kuza kurangira bagaragaye muri ibi birori byabanjirijwe n'inama yagarutse mu by'ukuri ni gute umuziki w'Abanyafrika ushobora kugenda ushobora kubyarira abantu agatubutse, ushobora kubabyarira amafaranga. So rero dukomeze kubashimira, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, kandi mu by'ukuri tubabwire ko ibintu birimo kugenda bishyuha, birushaho kuryoha, muziki, imyidagaduro irushaho kugenda kumera neza. Rero niba uba wadukurikiye ushobora kuba wagira gute, wasiga comment ukatubwira uti ibintu bimeze gutya na gutya, mwabigenza gutya na gutya kugira ngo birusheho kugenda neza, turushaho kubategurira amakuru ameze neza, kandi ukanadushyigikira ukora subscribe, ugakanda like, ukajya unasharinga n'ibintu byacu kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Icyo umuntu yababwira kandi, reka mwihere n'ijisho uko ibintu bimeze ahantu hateguwe, harimbishijwe, hagomba kubera ibi birori byakira abantu batandukanye. Ndetse icyo umuntu yababwira nuko mbereho amasaha agera muri hafi 5-6 abantu bari bamaze kugura amatike yose, amatike yari arimo kugenda agurishirizwa, nta tike n'imwe isigaye ku isoko. Ni ibirori rero bitegerejwe n'abantu bagiye batandukanye. Reka tuguhe umwanya wirebere, wihere ijisho mu by'ukuri uko aha hantu hameze Zanzibar, ahabera ibi birori uko hameze, maze urushaho kumenya uko ibintu birimo kugenda cyangwa se uko bimeze muri rusange. So rero turabashimiye kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza.